reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukurikirana ibijyanye no guteka kuri iyi channel ya Udahogora. Uyu munsi ngiye kubereka uko umuntu ashobora gutunganya mashed potatoes cyangwa se pire y'ibirayi cyangwa se ibirayi by'inombe, sinzi uko umuntu yabyita mu Kinyarwanda. Mu gutegura izi mashed potatoes ndakenera ibirayi, ntago niriwe njya kubereka uko nabihase n'iki. Ni ibirayi bisanzwe, iki ni kilo cy'ibirayi. Bya birayi bita ibyumweru byo mu bwoko bw'umweru, kuko nibyo biba byoroshye, nibyo byoroha cyane mu gutunganya iyi pire. Hanyuma ndafata iyi mixer, hanyuma mbanze nyikoreshe mu kunomba bino birayi bisanzwe nta gicometse. Nimara kubinomba neza rero ndahita nkurikizaho noneho gucomeka ya mixer, ntangire nyikoreshe kugira ngo birusheho kugenda byoroha, nyine bigenda bihinduka inombe kurushaho. Mu gutunganya rero izi mashed potatoes nagaru kubikaraga kuriya gusa, ndanakenera butter. Iyi ni unsalted butter, tugereranyije mu Kinyarwanda na amavuta y'inka ariko nyine yatunganyijwe mu ruganda. Nibwo ataratunganyijwe mu ruganda yakwitwa butter, ariko nyine aya ngaya ni amavuta nyine nkuko mubibona y'inka ariko yacishijwe mu ruganda. Ndashyiramo ibiyiko bibiri, ariko uramutse wenda udashaka concentration nyinshi ya butter ushobora gukoresha n'ikiyiko kimwe. Hanyuma nkomeze mbivange ku buryo ya butter iri bugeraho igahwana neza na bya birayi. Ikindi nababwira nuko mu gutogosa biriya birayi nashyizemo umunyu. Bisaba ngo ubitogose ushyiremo umunyu nyine kugira ngo bize kuba bifite uburyohe, nyine namwe murabizi ko umunyu uryoshya ibiryo. Mu gukomeza gumashinga ibi birayi rero ndakenera no kugenda nshyiramo amata make kandi ashyushye. N'amata yabize ashyushye, wirinda gushyiramo menshi kugira ngo bitaza kurangira bibaye nk'igikoma. Hanyuma ndakomeza nyine mbivange kugeza ubwo biza kunoga neza, bigahinduka perfect mashed potatoes. Murabibona yuko bimeze sawa cyane bya birayi. Nkurikijeho umwanya wo kubyarura. Ni ibiryo biryoha cyane, ariko uramutse udakunda amavuta y'inka ushobora gukoresha bleu blanc. Hari abantu batarya amavuta y'inka ariko barya bleu blanc. Mu mwanya wa hariya twakoresheje butter ugakoresha bleu blanc. Izi nshyizeho ni poiro, ndetse ndahita nshyiraho na melted butter, amavuta y'inka nyine n'ubundi nabanze nkashongesha kugira ngo birusheho gusa neza. Ni ibiryo ushobora kurisha inyama cyangwa n'ubundi burisha ubwo ari bwo bwose waba ufite bitewe n'ibyo ukunda, kandi biraryoha cyane. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye uko nabiteguye. Iyi ni na recette nasangije mugenzi wanjye Irene ubwo twaherukaga gukorana ikiganiro. Mwari kumwe nanjye Udahogora Vanessa. Peace naho ubutaha.